Ikipe ya Rayon Sport yamaze gutanga ibihembo, yatanze ibihembo by'ukwezi kwa 9, ukwezi kwa Nzeri, ku bakinnyi batandukanye harimo uwo bita uyu ni umukinnyi bamwita Tambwe Gloire Ngongo. Uyu ni umukinnyi wamaze kuba ahabwa igihembo cy'ukwezi kwa 9, hamwe n'uwo bita Gikundiro Scholastic. Uyu ni umukinnyi wa Rayon Sport y'abagore wamaze kuba ahabwa igihembo nawe cy'ukwezi kwa Nzeri. Ibyo byose ndaje mbibabwira, ariko ndanakubwira ko bita Ndikumana Asumani yamaze kubatangira imyitozo yoroheje, ari gukoreshwa n'umutoza wa Physio, n'umutoza ugenda bafasha cyane cyane abakinnyi baba baragize ibibazo by'imvune, agenda bafasha kugarukamo neza. Uyu ni umukinnyi turi bugaruke ku mvune yagize, ese byagenze bite kugira ngo abagarutse mu kibuga mu byumweru 3 bishize. Turagenda tubiganiraho byose, ngende mbikuganiriza. Ariko uwo bita Haruna Ferhuzi ari kubakoresha imyitozo igiye itandukanye, avuga ati kabisa reka nkoresha abakinnyi ndebe ko bazampa intsinzi kuri match ya Rutsiro, n'indi match izakurikiraho ndebe ko tuzitwara neza. Bityo iyi kipe ya Rayon Sport nkaba mfitemo umugisha cyane, mbikoze neza naba mfite umugisha cyane, kuko nshobora no gukomeza kuyitoza nkayegukana kurusha abatoza bagiye barimo uyu Latifi Afahamia ndetse na mugenzi we Azuzi Latifi. Abo ngaba rero bamaze kuba basezererwa na Rayon Sport, bahawe iminsi 30 yo kuba bahagaritswe muri Rayon Sport. Byose turagiye kuza tubigarukaho, ngende mbikuganirizaho gake gake. Ariko ndanakubwira ko uwo bita ni umukinnyi bamwita Muhadjiri Hakizimana wageze muri Polisi 2021, yamaze kubatandukana n'iyi kipe nyuma yuko sezo ya 2021-2022 yari yayisinye, iza kurangira 2023 aza gusinya indi sezo yari arimo ugeze ubu ngubu, ugeze mu mwaka wa 2025 yamaze kubatandukana n'iyi kipe rero ya Polisi FC. Bumvikana iyi kipe ya Polisi FC na Muhadjiri Hakizimana bamaze kuba batandukana rwose, nyuma yuko uyu mukinnyi agiye abura liste cyangwa se agiye abura umwanya ubanzamo mu kibuga, atayisabira gutandukana n'iyi kipe ya Polisi FC. Bamaze kuba batandukana, yamaze kuba bihamya rwose, aravuga ngo nibyo namaze gutandukana n'ikipe ya Polisi FC ku mpamvu ngo nabishakaga cyane, ngo niwe wabishakaga cyane, yahisemo kuba yisabira Polisi gutandukana nayo. Ibyo byose tugiye kuza tubiganireho, ari nako ngenda nkubwira amakuru agenda avugwa mu makipe yacu. Abakinnyi baba baragiye mu makipe y'ibihugu bamaze kuba bagiye batangira imyitozo. Hari bo bita Bigirimana Bedi, wo bita Emmanuel Nshimiyimana Kabange, wo bita Richard Ndayishimiye. Aba bose bamaze bagera mu Nzove, bameze neza rwose, bakoze imyitozo bakorana n'abandi, bahagaze neza cyane. Ibyo byose tugiye kuza tubiganireho, ariko wibuke gukora like, ukore comment ku kiganiro cyacu, ubundi niba ngombwa ukore subscribe kuri channel yacu. Iyi ni Panda TV Rwanda, ngende SP Panda, kireke kirangire nibyo mba nkwisabira. Reka mpite nzamuka mubwire ko mu Nzove habereye ibirori bitandukanye nyuma yuko imyitozo ya Rayon Sport irangira. Reka bari byo mperaho, nyuma yuko imyitozo irangiye hahise hajyaho ibirori bitandukanye byo guhemba umukinnyi witwaye neza mu kwezi kwa Nzeri, ukwezi gushize twarangije. Ubu rero mu bagore hahembwe umukobwa bamwita Gikundiro Scholastic. Uyu ni umukobwa watsinze, witwaye neza mu imikino ya Sekafa. Iyi mikino ya Sekafa yaberaga muri Kenya, yitwaye neza cyane, kuko ku kwezi kwa Nzeri Rayon Sport y'abagore yakinnye imikino 4, yakinnye imikino 4, yahanganye niyo bita CBE Women Football Club, ikina niyo bita Top Girls niyo mu Burundi, ikina niyo bita Kampala Queens, iyi niyo muri Uganda, ikina niyo bita GKT Queens yo muri Tanzania. Niyo mikino yose yakinyemo, yatsinzemo imikino 3, inganya 1, itsindwa umukino 1.
yakinnye imikino 3 yatsinze imikino 3 itsindwa umukino umwe mu mikino 4 yakinnye inganyamo umukino umwe. Ngiyo iyi kipe ya Rayon Sport y'abagore. Ibyo nibyo nagenda nkubwira. Uyu Gikundiro Scholastique yamaze kubahabwa igihembo kubera ko yatsinze igitego kimwe mu imikino atangana assist cyangwa se umupira wavuyemo igitego. Gikundiro Scholastique rero icyo nicyo cyatumye ahabwa iki gihembo ahize abandi bakobwa bari bahanganye muri iki gihembo batangaga bagihawe ni iki kigo cya Skol gisanzwe kibatera inkunga ndetse na Rayon Sport y'ubwayo igenda bakandira akanyenyati n'amafaranga twayashyizeho. Usibye iki gihembo bahawe harimo n'amafaranga. Reka mpite nihuta rero mpite nkubwira no ku bagabo ko ikigihembo cyahataniraga n'uwo bita Nshimiyimana Emmanuel Kabange, n'uwo bita Asumani Ndikumana wari wagize n'ikibazo cy'imvune muri ku kwezi, ndetse n'uwo bita Tambwe Gloire Nshimiyimana Emmanuel Kabange n'uwo bita Asumani Ndikumana. Aba bose bahanganiraga bahatanira iki gihembo cy'ukwezi kwa 9. Uyu mukinnyi watwaye igihembo bamwita Tambwe Gloire ni umukinnyi witwaye neza muri iyi mikino y'ukwezi kwa 9 kuko uyu Tambwe Gloire bakinnye imikino 4. Rayon Sport yakinnye imikino 4 mu kwezi kwa 9. Yakinnye niyo bita Vipers, ikina niyo bita Kiyovu Sport, ikina niyo bita yakinnye niyo bita Singida Black Stars. Bakinnye imikino 2. Ibyo nibyo nagenda nkubwira. Bakinnye na Kiyovu, bakina niyo bita Vipers na Singida Black Stars. Iyo mikino yose 4 yabaye mu kwezi kwa 9. Uyu Asumani Tambwe Gloire yakinnye iyi mikino yose atsindamo ibitego 2 atanga na assist zavuyemo cyangwa se imipira 2 yavuyemo ibitego. No kuvuga ngo rero uwo bari bahanganye cyane watsinze ibitego no bita Ndikumana Asumani watsinze ibitego 4. Yatsinze ibitego 2 Kiyovu, atsinda ibindi bitego 2 iyo bita Vipers, ariko ajyaza kugira ikibazo cy'imvune kuko indi mikino yose ntago yegeza yikina. Nabyo byamwatse amanota yo kuba atarakinnye imikino yose kubera ko yagize ikibazo cy'imvune. Undi mukinnyi yari Nshimiyimana Emmanuel Kabange, we n'umudefenseri, we yagiye akina akora, agenda imbere agenda inyuma, agenda abafasha cyane. Rero ibyo nibyo nagenda nkubwira, nibyo byatumye uyu Tambwe Gloire ari we wegukana iki gikombe cyangwa se iki gihembo cy'ukwezi kwa Nzeri ahize aba bandi bari bahanganye. Rayon Sport rero yari yabanje gukora imyitozo iri gutwoza n'uyu mutoza bamwita Aluna Feruzi. Yabakoresheje imyitozo myiza cyane ku buryo abakinnyi ubona ko bayishimye, bari gutanga icyizere ko uyu mutoza ari kugenda baremamo icyizere, ubona ko bafite ubushake bashaka kuzatsinda match kurusha uko mbere wabonaga bakina nta byishimo nta kanyamuneza, ariko ubu ubona ko rwose bahagaze neza nyuma yuko n'abandi bakinnyi bari mu ikipe y'igihugu. Uyu Nshimiyimana Emmanuel Kabange, Bigirimana Bedi, uwo bita uyu bamwita Richard Ndikumana, bose bari bamaze kugera mu ikipe ya Rayon Sport. Bakoze imyitozo rero hamwe n'abandi bakinnyi bose bagenda bigaragaza bavuga bati twa turi mu ikipe z'ibihugu zacu ariko twagarutse niyo mpamvu tuje gutanga umusada mu ikipe yacu cyane cyane ya Rayon Sport dushaka andi manota. Tugomba gushyiraho amanota kubera ko twagiye dutakaza amanota atari ngombwa. Twatakaje ko amanota ku ikipe ya Polisi, twatakaje amanota ku ikipe ya Gasogi United, kandi tugiye gukurikiza ikipe ya Rutsiro. Rero tukaba bashyize hamwe bavuga bati tugomba kwigaragaza twongera tugagarurira icyizere abafana bacu. Match iri ku isaha y'isa 12 ku munsi wo kuwa gatandatu saa 12:30 kuri Pele Stadium. Bizaba ari saa 12:30. Match za Rayon Sport nyinshi ziri kuba ku mugoroba saa 12:30 bakinira kuri Pele Kigali Pele Stadium. Kwinjira bizaba ari 3, 5, ibihumbi 10 n'ibihumbi 20. Nako waba wigurira itike yawe gakanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 702 urwego. Ibyo nibyo nagenda nkubwira kuri Rayon Sport. Ikindi nahita nkubwira tugarutse ku mvune y'umukinnyi bamwita Ndikumana Asumani,
uyu ni umukinnyi wagize ikibazo cy'imvune igihe bakinaga niyo bita Singida Black Stars mu mikino ya CAF Confederation Cup ubwo bakiniraga i Kigali umukino wabo wa mbere. Uyu mukinnyi yagize ikibazo cy'imvune y'akaboko ubwo amagufa yatandukanaga y'akaboko ku kaboko Himeris na akaboko k'iburyo kagize ikibazo cy'imvune. Uyu mukinnyi bamujyana mu bitaro aho yagiye kubagirwa i Kanombe. Uyu mukinnyi aza kubagwa ariko kubera ko amagufa ye yatandukanye baza gushyiramo akuma, n'utwuma tumufasha dufasha ko amagufa yakongera gusubirana, nuvuga batudoderamo. Umukinnyi rero mu byumweru bitatu yaramaze yatangiye imyitozo ariko ubona ko akaboko aragahina ariko ntashobora kugahuza, aragahina kakashobora kuba kagera muri dogere nka 50 ariko ntagashobora kugahuza ngo kabe kahura. Uyu mukinnyi rero yatangiye imyitozo ye yoroheje afashijwemo n'uyu mutoza wa physio akagenda amufasha, ariko uyu mukinnyi nibimara n'amagufa namara guterana azasubira kwa muganga babage noneho bakuremo twatuma tumufasha kuba amagufa yakongera gaterana. Nguko uko bimeze, imvune y'umugabo izamara gukira neza amaze guterana amagufa yongere asubire kwa muganga bamubage bakuremo twatumwa kugira ngo yongere noneho agaruke igisebe bakivure gikire noneho yongere agaruke gufatanya n'abandi bakinnyi mu bijyanye no kwitoza. Ubu ngubu yabitangiye kugira ngo arebe ko yakongera kugomeza kugaruka amagufa yongere aterane igende neza. Ibyo nibyo nagenda nkubwira kuri uyu mukinnyi Ndikumana Asumani. Uko nakubwira ko ikipe ya polisi yamaze kuba itandukana n'umukinnyi bamwita Muhadjiri Hakizimana. Uyu ni umukinnyi wari wimazemo imyaka myinshi kuko yigezemo 2021 avuye mu ikipe ya Mukura aza mu ikipe ya polisi akinamo sezo zazimaze kuba sezo enye ari imyaka 4 wavuga ko ari sezo ebyiri yaramaze gutera mu ikipe ya Polisi FC. Rwose uyu ni umukinnyi wamaze kuba yisabira gutandukana n'iyi kipe ya Polisi FC nyuma yuko abuze umwanya nyuma y'ikipe ya Ben Musa waje kuba itoza, ariko umukinnyi bita Muhadjiri Hakizimana yabuze umwanya burundu buryo imikino yose bakinnye ntago yegeze abona umwanya wo gukina. Imikino ya Champions 3 ntago yegeze abona umwanya wo gukina. We ubwe aravuga ati reka nsezere mu ikipe nje gushaka aho nshobora kuba nkina. Nuko Muhadjiri Hakizimana yasezeye ku ikipe ya Polisi ariko nayo irabimwemerera, yifuza ko batandukana nayo irabimwemerera, rwose baratandukana. Ibyo nibyo nagenda nkubwira rwose nuko byagenze. Ikindi nagenda nkubwira nuko abakinnyi nabo none bari mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda bamaze kuba bagera mu ikipe. Ni abakinnyi ba PLFC bamaze kuba bagera Ishyorongi. Ni abakinnyi bagiye batandukanye barimo abo bita Barafinda, wo bita Gilbert Mugisha. Ni abakinnyi bagiye batandukanye barimo Claude, abo bose n'uwo bita uyu Peter cyangwa Petero, Ishimwe Pierre, Mario nawe yamaze kuba agera Ishyorongi gufatanya n'abandi mu myitozo. Abandi bose icyo bita dread n'imisatsi bakuyeho, uyu Ishimwe Pierre Mario nawe agomba guhita bikuraho rwose murongera kumubona nta musatsi. Nta musatsi rwose murongera kumubona kubera ko ibijyanye n'umusatsi APLFC ntago rwose ibishaka habe na gato. Ubu ikijyanye n'umusatsi abakinnyi banyu murongera kubabona badafite umusatsi ku mutwe. Ibyo nibyo nagenda mbabwira. Reka nsorezaho amakuru yacu nakagaruka. Iyi ni Panda TV Rwanda, bana natwe mu nkuru zacu cyenda tubategurira. Ngende SP Panda, iyi ni Panda TV Rwanda.